Mwiriwe neza. Dushimiye Imana cyane ko tugiriye ubuntu bwo kongera kugaruka imbere yanyu. Dushimiye Imana kuko tugiriye ubwo buntu bukomeye bwo kongera kuza kuri kamera kuvugana namwe. Tunayishimira ko iki dutije ubuzima. Mu by'ukuri turi kumva hirya no hino mu bihugu bitandukanye abantu benshi COVID-19 iri kugenda yica, ariko twebwe kuba turi bazima ni ubuntu bugeretse hejuru y'ubundi, cyangwa ni ubuntu buri hejuru y'ubundi tugiriwe. Izina ry'Imana nirishimwe. Nifuje ko tuganira iri jambo mu mwanya mutoya. Ni ijambo natekerejeho cyangwa maze iminsi ntekerezaho. Ijambo rivuga ngo kwihitiramo umwami, tukifuza gusa n'andi mahanga. Ese bigira ingaruka cyangwa nta ngaruka bigira? Ariko mu by'ukuri iteka ryose umunyarwanda niwe wavuze ngo uwiganye ingendo y'undi ngo aratagataga amanza, ariko bivuga. Mu by'ukuri iteka ryose iyo ushatse kumera nk'uko abandi bameze, iyo ushatse kugenda nk'uko undi ameze, iyo wifuje kenshi kumera nka mugenzi wawe, uhura n'ingorane nyinshi zitandukanye. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya, rivuga ngo kwifuza kumera nk'andi mahanga yose. Reka dusome igitabo cya mbere cya Samweli cyangwa cy'umuhanuzi Samweli, ibice 8. Dusome ku murongo wa 5. Haranditse ngo baramubwira bati dore uri umusaza, kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe. None rero utwimikire umwami ajye aducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Reka dusubiremo. Ni 1 Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 5, ibice 8, umurongo wa 5. Haranditse ngo baramubwira bati dore uri umusaza, kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe. None rero utwimikire umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Reka dusenge Imana. Mana, tugushimiye ineza yawe, kandi tugushimiye kudukunda rwose. Uradukunda ku rwego ibyifuzo byacu biduha nubwo byaba ari bibi, ariko turasenze kugira ngo ujye uduha guhitamo neza, kandi tunanyurwe n'amahitamo yawe n'ubutegetsi bwawe n'ubuyobozi bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Nifuje ko tuganira kuri iri jambo mu mwanya mutoya. Aba ni abisiraheri. Muzi ko abisiraheri babayeho batayoborwa n'umwami, babayeho bayoborwa n'abitwaga, habanje abacamanza, bigeraho haza abahanuzi. Aha rero bari bayobowe n'umugabo witwa Samweli. Samweli arasaza. Amaze gusa mbere y'uko asaza, abana be abatoza kuba nabo abo mu nzu y'Imana, bacira imanza ab'itorero cyangwa ubwoko bwa Isiraheli. Nuko babaho. Gusa abahungu be ntibagenda nk'uko se yagenze. Abahungu be ntibumvira Imana. Abahungu be bakajya barya ibiguzi, bakaka kugira ngo bace imanza. Aho kugira bace imanza zitabera, batangira guca imanza zibera, kuko kumva bashyiragamo akantu, waba wabahaye akantu, ubwo urubanza rwawe bakarugoreka. Ni ukuvuga babaho ubwo buzima butari nk'ubwa Samweli. Abakuru b'Abisiraheli basanga Samweli, baramubwira, niho aha bamubwiye, baramubwira ngo dore uri umusaza, kandi abahungu bawe ntabwo bagendana ingeso nk'izawe. Ni ukuvuga bari disobedient, ntabwo bakurikiza uko wacaga imanza, siko bari kubikora. None utwimikire umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose, tumere nk'abandi bose. Aha niho ijambo ry'Imana rizingiye. Iyo usomye
ijambo ry'Imana mbere y'aha ngaha Samweli ataraza, hagiye haza abantu b'ibihangange batandukanye, barimo ba Samusoni. Imana yahagurutsaga bakaza bagahana abanyamahanga, bagahana abanzi ba Isiraheli, bakabahana kandi Isiraheli ikabaho idafite umuntu uyiliding cyangwa uyiyobora, kandi bakabaho mu mutekano, bakabaho bahaba intambara uwo muntu Imana yahagurukije akarwana kandi akazitsinda. Bari bafite umwihariko wabo kuko andi moko yo yari afite abami babayobora, babacira izo manza n'ibiki. Isiraheli rero muri iki gihe mu by'ukuri bari bafite rezo kuko abana ba Samweli ntabwo bakurikizaga amategeko, bacaga imanza zibera. So ibintu basabye Samweli iyo ushyize mu nyurabwenge wumva ari byo, ariko umva ukuntu Imana yaje kubwira Samweli agiye kubibwira Imana. Umva ukuntu Imana yamubwiye. Imana yavuze ngo Samweli, ntabwo ari wowe banze, ahubwo ni njyewe banze. Bene data, biteye ubwoba ko ubundi Imana yakagombye kuba over control y'ubuzima bwawe, akaba ariyo yonyine, ukagenda uko ishaka, ugatekereza uko ishaka, ukavuga uko ishaka, ubwo ibintu byose ukabikora mu bushake bw'Imana. Ariko guess what, abantu twabaye disobedient ku rwego dusigaye twiyobora, dusigaye dukora ibyo dushaka, ukagenda uko wowe ubishaka. Ni ukuvuga wimuye Imana wayikuye ku ntebe yo kukuyobora, ahubwo wowe wicara ku ntebe yo kwiyobora. Birababaje cyane kuko aha niho baje kwimika umwami witwa Sawuli. Wenda benshi murabizi Sawuli, my dear, yarababonabonesheje to the extent yaje no gusuzugura Imana yamubwiye. Ariko iyo usomye amateka ya Sawuli na Dawidi, ukuntu Imana yamuciye ku ngoma imwimikiraho undi, nuko yari umwami utarubahirizaga amategeko, watwaraga abisiraheri mu buryo butameze nk'uko bari bameze mbere bagifite abacamanza n'aba bahanuzi. So mwene data rero, ndakwingingira kugira ngo ukomeze wemere kuyoborwa n'Imana, wemere gukorera munsi y'ubuyobozi bw'Imana. Bizagufasha, bizamfasha. Iyo uyobowe n'Imana, ibintu byose bije niyo aba ari umuyobozi, wowe ntabwo biba binakureba, uba ugendera munsi y'ubuyobozi bwayo. Ariko iyo wihaye kwiyobora, muvandimwe, utakaza ibyiringiro gutakara wiyobora biroroshye, kuko niho wumva ngo abantu biyahuye. kubera iki? Abayiyobora akabona ko ubwenge bwe aho bugeze nta bundi buzima buri hirya. Ikiza ni uko yakwiyambura ubuzima, kuko ababona ko wenda imitekerereze ye igeze ahantu igaruka, akaba stuck ku bintu runaka n'ibindi, akavuga ubundi nta buzima bubaho, bekageraho bakanihakana Imana kuko baba barayimuye, aribo bayoboye, bagatangira kuyobora imibereho yabo, bakihakana Imana. Kandi iyo wihakana Imana, ibyiringiro biba bigushizemo, kandi iyo ibyiringiro bigushizemo nta kindi kiba gikurikiyeho usibye gupfa. So ndabashishikariza kureka Imana ikatuyobora, igatekinga over ubuzima bwacu, tukaba mu buzima buyobowe n'Imana, ubuzima bwiza, ubuzima icyo wifuza cyose. Ko niko ijambo ryayo ritubwira ngo byo muzasaba byose mwizeye. Nituyizera tukemera kuyoborwa nayo, mu by'ukuri ibintu byose tuzifuza birahari mu maboko y'Imana. Haleluya. Imana ibaho umugisha mwinshi. Turabashishikariza kwemera kuyoborwa n'Imana, kwemera kuba munsi y'ubuyobozi bw'Imana, kugira ngo tutiyobora, tutanga Imana tutabishaka, tutanga Imana, ahubwo twemere kugendera mu buyobozi bwayo. Nitubwira ngo iki, kuko Imana iradukunda ku rwego hari umugani Yesu yavuze, aravuga ngo mbese niba muri babi, umwana akaba atagusaba umugati ngo umuhe ibuye, ntagusaba ifi ngo umuhe inzoka, how much more Data wa twese wo mu ijuru,
haleluya, ugaburira ibishwi bidahinga, akarimbisha uburabyo mu by'ukuri nta kindi bwakoze. Mwebwe mureke twizere Imana yonyine, ibindi byose ni inyongera, bizaza bidukurikira. Murakoze cyane, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Mugume mu rugo mwirinda COVID-19, mugerageza kuyirinda, mukayirinda, mwaba mubonye n'ikimenyetso cyayo mukihutira kwiripotinga kugira ngo mutanduze umuryango wose. Turabakunda mwese kandi mugire amahoro n'imigisha myinshi, kandi Imana ibarinde n'iyo covid ye kuzirirwa ibazaho. Gusa mukomeze mwirinde kuko niko ubuyobozi bwacu budusaba. Ndabasaba kandi gukanda kuri subscribe, nimara guhakanda mukore notification, munotifiye kugira ngo mujye mubona updates, mujye mubona ibyigisho byacu tubashyiriraho. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Nimumara kubikanda munasangiza inshuti zanyu, munandike muri comment ibintu mwifuza ko twabagezaho, kuko turi hano kubera mwebwe. Imana ibaho umugisha mwinshi, turabakunda.